Kigali stars shine bright in the heart of the night, where the magic comes alive in every single. Karibu ku meza. Ni karibu nubwo wayihaye. Meka gatoryi we. Nabuze ko uri nkuma abantu bari kukureba. Biki? Urukwiye kurya bukeya. Ukakira ahubwo umushyitsi. Ubwo se ncita. Ariko rubanda ko munakomera ubwo wakuyeho kamera ukarya. Nata n'abatabibonye Imana ibibahiye. Suwe God we. Siko utasenze. Ubari Imana tugusabye twizeye izina ryawe mu izina rya Yesu kuri Imana ishobora byose. Amen. Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel. Ntabwo birashya? Ntabwo birashya. Yamaye. Haracyaburaho gato. Umuntu utetse n'agazunguza amaboko. Haracyaburaho gato. Haracyaburaho gato. Haracyaburaho gato. None se? Liza. Ubu babwita ubugari, babwita kawunga ubugari, bayita gute? Sha, ibyo wabibaza abagoyi rero sasa ubu ngubu. Nabo bari kubiteka? Nanjye se wanje buri. Uwo nuko. Oye. Mwirire. Haba isafuriya bayisukemo amazi cyangwa urayikaraba? Urayikomba. Nese utambesha ushatse kumva umwuko ndi buwihorere. Ukajya hose. Hajya kuhaza? Kandi agatoki kamenyereye. Ayewe. Wabanje ukazimya gase. Kandi agatoki kamenyereye gukomba gahora gahinnye. Ubu tugiye kurya? Tugiye n'ahubwo dutereke muri salo. Cyane n'itara. Hano harimo itara? Uri cyane ahangaha? Kahoza ni ibiryo byawe turya. Atari abaherwe. Ni seriza. Bagomba gushyira urusenda mu isosi y'umugabo. Ni karibu ku meza? Ni karibu nubwo wayihaye. Ukunda ibiryo gawe. Nta rusenda rurimo. Akira. Liza. Mbega akagari we. Biki? Sharize ntabwo nari nzi ko nkorana n'umuntu umeze gutya. Nese ubu bugari tutabeshyanye. Nibwo bwitwa gute? Wabita ubugari. Buvanze. Ngo bita imvange y'ubugari. Yes, nta kawunga. Nta kawunga kavanze n'ubugari bw'imyumbati. Nese Liza. Agasosi si karyoshye. Kagasosi. Meka gatoryi we. Nabuze ko uri nkuma abantu bari kukureba. So ukeneye umugabo Liza cyangwa waramubonye? Umugabo se akeneye umugore utarya? Cyakoze umuntu wagushaka. Nkeneye umugabo njyana azi ko nkunda ibiryo akanjyana azi kazampahira. Cyangwa se nkarongorwa na ndongora nitunge. Nkamenya ko umugabo wanjye ari unkubita igikwembe. Nkajya nibeshaho. Nese Liza. Ntabwo uzi ko hari imyitwarire ikwiye mu gihe abantu mu gihe bari kumureba. Uburyo imyitwarire yansaba kutarya se? Cyane. Ukarya gahoro. Nk'ubu ngubu kubera ko abantu bari kutureba. Uri kumva? Urukwiye kurya bukeya. Ukakira ahubwo umushyitsi. Ubwo se ncita. Ariko urumva ukuntu kurura wishyira.
ntabwo ari ukurura n'ishyira ni ukugira ngo ejo n'umushyitsi naza uzamenye ukuntu umutwara ahubwo umushyitsi uzaza aje kurya nawe ubwe ni ikibazo ese Liza wabitekereje gute kumuhamagara ngo nzu ntekere mwana wanjye abonaga Imana yabikoze nyine nabonye yo guhaha ntubatereka ntumire gadi twisangirire n'ubundi se ko nta heza n'isi nanjye murakoze umuti wakoze uwe muti ese umpaye pisi ziki utambe uzi ko undindagije mu kigare nkaguha censi ntazi ibijya mbere ntabwo nzi wagwana nigusubize ari bishoboka yinsubiza birashoboka cyane none se uzi umugabo wari iki kinyobwa iki kinyobwa ubunyobwa bwo muri iyi sose uzi umugabo wawe ukubise ikibazo ni uko bikubitwe n'umusore ahubwo abagabo bagiye kumboneraho ahubwo ndaje nge nibonera umugabo uruzi guteka ubunyobwa nkanjye se ubwo umugabo wamwanga ninde nese ubunyobwa ubwo nibwo yabashatse umukozi wo mu umutetsi umucifu ajye ngo ni umucifu n'umukobwa chief de gikoni ubwo niwe yabashatse njyewe ndateka mwana nabona gucuza wancura sitonye mba nkata waryigondera akoreza reba abantu bariye n'ahantu nariye none ikintu gisekeje nuko nise ukatisha ukampindukiriza none ntaguhindukiriza rega nta buryo nkanga nyirayo ariko rubanda ko munakomera ubwo wakuyeho kamera ukarya nata n'abatabibonye Imana ibibahe Yesu we gadi we siro utasenze ubara Imana dusenge dusenge Imana dusenge ngo dusenge mu izina rya Yesu tugushimye neza n'urukundo rwawe tugire twatugeze amasaha tugihumeka ku mwuka w'abazima tugushimira ifunguro waduhaye urigeze uritunganye urigira ibitunga umubiri n'abataribonye uribahe tubigusabye twizeye izina ryawe mu izina rya Yesu kuri Imana ishobora byose amen telefone ndi umuntu uri kumamagara bumwihoreye njye wasanga ari ingenzi n'abatubuze kandi nta mayinite mfite nitigo yeza twumve n'amafaranga uyu none haranyica nyamuneka hano nyamuni uretse gato ndi mu kiganiro uzujya wumva nta muntu muto tuziranye terwa n'iki abantu bose tuziranye ni bakiryo koreza zawe wumva ubugari butaryoshye kurusha ubundi subirukana na Kanyombe birasha ndamukumbuye uzajya kumusura ariko ikibazo dutekeye we dushobora kutabirya mfite ubwoba njyana kwirukana bihiye ariko anyirukanye yanyishyura inkoko yanjye yariye mu rugo iyi nkoko yawe inkoko yanjye namutekeye yakoreza anyirukanye ku gifudu cye yayinyishyura kabisa umuntu watekeye inkoko icyo gihe nari mfunzemo rero kizamukubwira maze gucamo nahise kugarana uyu mugore kuko bazamushobora haba we uzi iyo umaze kurya ubugari nka gutya uhaze nka gutya ukarenzaho akantu ko kunywa urumva agaki akariko kose tu ariko gakonje niyo yaba inshyushyu ikonje niyo yaba ikindi kintu icyo ari cyo cyose kitari amazi warangiza ukarenzaho akantu gakonje wangiza ukiyambura imyenda yose
ukiyambura imyenda yose ukiryamira nka gutya Mm. umeze neza akavandarateye ukagatereka hariya Mm. ababa we uragafite nibyo bita life is good. Nese ko nshaka kugurira akabyeri ukarenza ariko tumara kurya. Sha oya da reka ndeka gusigira umushyitsi ndabona ukiri umuntu mukuru. Ngenda kuze. Ako menya turiye dushonje uzi ko nta numwe wabwiye undi ngo bon appétit. Bon appétit. Ngenda bikubwiye. Nkurya ariko. Nkurya ko ibiryo bishize. Se ko cyotetse bike. Nako wajya nagoro rubizi ko ari umusore ugiye kwakira. Ni ku mibare. Biza. Bakoze guteka reka muzigire. Ahubwo si uyu munsi ko turiye ejo nzarya iki. Ibyejo. Byejo Imana bitanga hafi. Ariko uko biri kose tu. Ndahaze. Aha. Yenda rizi uhaze rwose ibintu biratungana. Ubu naseka nkisetsa ubusa ntavuga ubujajwa. Umusore baye amatiku yo mu mihanda yose tujya tujyamo. Nibo nta kintu na kimwe cy'amatiku wambaza ngo nkivuge. Ubu ngo bisi ni paradizo. Iyo mpazi. Niba waranantutse wumve ngo muri iyi minota uri umwere. Biza. Umuntu utari umwere muri iyi minota ni uwanyambuye. Biza. Wakoze kuntumira. Urakoze nawe kurya pe. Byari bikeya. Ukora bikinduye koko. Agari ibyo by'umusore biriye. Ako ganzi gutanga keya nakubwiye ngo nguhe umwukura wanga. Nawe urisetsa. Oya. Biza. Yo. Ndagushimiye mwana. Tugende amasaha yakoze. Urakoze nawe. Hari n'abantu bakurikiye Kigali News Channel mwese mumfashe gushima Imana ko iri funguro ryabonetse. N'igihe ejo rizaboneka. Bangiye nterishaho. Amin. Ikintu gituma ubura ibiryo kiragahamba. Cyane. Shagadi ibiryo biraryoha. Ntabwo narimbiriza. Biza bayi. Oya. Ibiryo byari iby'umwana. Ese nakuyeho. Niba ari gutyo uzagaburira umugabo ndakurahiye. Akazi umugabo azaba yankoreye se cyangwa umurimo umushike nzaba nenda kumuhingisha wowe urawucyura. Ugira imirima se hano? Wave byihorera uzanyizanira nawe azaba abizi. Azaza iki? None ushaka umuhinzi wawe undi karabutaka. Umuntu urimo neza. Njye ntabwo ndi umuhinzi. Nubwo umuntu nta n'ikintu umariye. Nta kintu umariye? Ntabwo soye.